Hello guys, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ubu noneho tugiye kukugezaho uburyo wakura ikintu cyitwa watermark muri telefone, mu gihe ufotora amafoto hakazaho amazina ya telefone. Hari amafoto amwe n'amwe usanga yafotowe n'amatelefone, ariko nyiri kuyifotora akaba atishimiye uburyo ifoto ye igaragaye bitewe na telefone yakoreshewe. Undi ushobora gusanga yakoresheje nka telefone ya Airtel, Tecno cyangwa se Infinix, noneho bitewe n'uko hajeho ya mark cyangwa se ikirango cya telefone, ugasanga ifoto ntabwo yagize ute yayishimiye. Ibi ngibi nibyo tugiye kwereka muri video, kugira ngo nawe ujye ubasha gufotora amafoto yawe ameze neza, none atajeho ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye na watermark cyangwa se ikirango cya telefone wagize ute wafotoje. Naho urabona reka dufotore ifoto, urabona iyi ngiyi urabona hahise hazaho ni Airtel reason to imagine. Urabona hahise hagize ute, hahise hazaho ikirango cya telefone, amatariki n'ibiki byose. Ibi ngibi rero nibyo dushaka kugira ngo dukureho, tubashe gufotora ifoto imeze neza. So guys, uko bigenda, noneho urafungura telefone yawe kuri kamera gutyo, uri kubona dufite ikirere kimeze neza. Noneho icyo uri bukore, uraza hehe? Uraza hano muri setting ya kamera yawe, apana setting ya telefone. Urabona aha ngaha mu ruhande, ukanda gutya uscrolling uzamura cyangwa se umanura, ureba ahantu hari add log watermark. Urabona harafunguye, hari utudomo tw'ubururu. Nawe icyo uri bukore, urakora turn off ugafunge. Urabona hano handitse add time watermark, naho ni ukugira ngo ufunge za zindi z'amatariki n'iki byose udashaka yuko bigira ute biza kuri iyi foto wafotoye, naho ugafunge gutya, and then ugaruke inyuma. Noneho ugira ute reka tuzuminge nabyo nta kibazo. Wenda dushaka gufotora wenda iri tara riri hano imbere yacu, urifotore. Noneho urabona yuko ifoto yacu imeze neza. Urabona noneho ifoto yacu nta kibazo ifite, nta watermark, nta tariki yagize ute yajeho. Noneho ikindi ushaka gusetinga kamera yawe neza ku buryo ifotora amafoto ameze neza, urabona hano hari storage path. Ubwo hano tugiye kureba setting y'iriya kamera ngo isetinze ite. Storage path ni ahantu usetinga ugashyiramo amafoto akajya ajya kuri telefone cyangwa se akajya hehe kuri memory card. Ubwo biterwa nawe ushaka gufotora amafoto akibika. Noneho ikindi urabona picture size, urabona hano dufite 4:3, dufite full screen, tukagira na 1:1. Ahantu uburyo ufotora ifoto ikaza noneho iri muri telefone yose, cyangwa se ikaza ari ibice. Wenda urugero hano kuri 4:3 nituhemeza turafotora ifoto imeze ite, imeze itya. Kanze tuhemeze, ndakeka niho biri. Urabona turafotora ifoto imeze uku nguku. Urabona ukuntu ifoto yacu imeze, ntabwo iri muri full screen yose, urabona igabanyijemo ibice. Noneho aha ngaha ari 1:1, noneho nidufotora ifoto noneho urabona nayo size yagize ite yagabanyije. Ikintu ugomba gukora, ugomba kuza hehe ugashyira aha ngaha hari ugashyira hehe, hano hari full screen, niho ufotora ifoto ikaza hehe ari yose igize ite. Noneho dufotora ifoto iraza igize ite, iraza ihagaze yose. Noneho akandi kantu ugomba gukora kuri telefone yawe, urabona hari picture quality. Naho dufitemo super fine, dufitemo fine, tukagira na normal. Akantu ugomba gukora kugira ngo ifoto yawe ize ikeye imeze neza kuri telefone yawe, ugomba gushyira hehe hano kuri super fine. So guys,
Niba uri kubona ko hari icyo iyi video igufashije cyangwa se ikwigishije, andika muri comment utubwire n'ikibazo ushaka icyo ari cyo cyose ko twagufasha kuri telefone yawe, naho watubwira tukagufasha. So niba utari wakora subscribe, ukore subscribe kandi no kunzogera, ndetse unakore share, ubyereke abandi bantu. Reka tubane muri video iza gukurikira. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.